barakoze gukora umurimo mwiza kandi igihe kirekire, igihe kijya gihinyuza abantu, no mu kinyarwanda bamugana ivuga nk'uko, niba ari igihe gihinyuza intwari, niba ari ibintu nk'ibyo ugiye kera rutinze kera. Rero barakoze gukorera Imana kandi igihe kirekire, kandi tubasaruraho imbuto nziza. Igihe kimwe Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, ngo nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Barakoze rero kugumana n'umwami, bakihanganana n'umwami, nabo babikiwe ubwami. Haleluya. Ahandi Yohana yaravuze mu byahishuwe aravuga ngo ndi mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, byose bibamo. Rero barakoze gukorera Imana. Niba umuntu bimunanira kwibera mu gakiza we na Yesu wenyine, none iyo umuntu afite undi mukumbi yaragijwe agomba kubaho kubwe no kubw'abandi, ni inshingano ikomeye. Rero Imana yo mu ijuru ibahera umugisha, ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose mukorana umurimo w'Imana, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana rero impaye amahirwe n'umugisha ukongera kugaruka hano mu rugo rwa data. Ndanezerewe, nejejwe n'urukundo mukunda Imana, kandi ndi umuvandimwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Turakomeje urugendo. Abatanzi, nitwa Hortence Mazimpaka, ndi umumama Yesu yagiriye neza mu hagakiza. Haleluya. Ndi mu rugendo rujya mu ijuru kandi ndimo ndihuta. Yesu ashimwe cyane. Tuzahurireyo mu bwami bwa data igihe azahamagara amazina y'abera, wowe nanjye tuzumva amazina yacu. Mu gihe rero dutije iminsi yo kubaho, nta kindi tubereyeho kugira ngo ineza twamwumvanye, agakiza yaduhaye, ibyaha byinshi yatubabariye, natwe tuvuga izo nkuru nziza ku bandi, kugira ngo n'abandi nabo bagirirwe umugisha nk'uwo twagiriwe. Niba utabereyeho iyo mpamvu, nagira ngo ubwire ko uri mu gihombo. Haleluya. Niba iyo mpamvu itari mu mpamvu nyamukuru zigize ubuzima bwawe, uri mu minsi y'igihombo. Yesu ashimwe cyane. Ntibivuga ngo urabo muvuga butumwa ku gatuti, ariko aho uri mu kazi, mu isoko, mu ishuri, sinzi aho Imana hose igushyize, iyo niyo mpamvu nyamukuru rwose y'ingenzi yo kuberaho. Kubwira abandi ko Yesu ahari, kubwira abandi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kubwira abandi imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu, kubwira abandi kwihana no kwizera uwapfuye ku musaraba ku bwacu. Haleluya. Hanyuma gukomeza abatangiye urugendo ariko baba bacogoye, baba bahuye n'ibibazimya bitandukanye. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ukwiriye kuberaho. Nongere nkubwire ngo niba utabereho iyo mpamvu kandi warakijijwe, uri mu gihombo. Nubwo waba utunze za miliyari, nubwo waba urimo kugera kuri achievement rwose dukomera amashyi, ukarangiza amashuri, ukagira PhD, ukabyara abana beza, ugahirwa, ariko niba muri ibyo byose nta mpamvu izahoraho ifatanye n'ubuzima bwawe, uri mu gihombo, kuko ibyo byose bizashira. Bizashira pe. Hari igihe amadiploma azaba adafite umumaro, hari igihe amafaranga azaba adafite umumaro, hari igihe ubwiza buzashira, hari igihe ibyo byose bitazagira umumaro, ariko ikintu kimwe kizahoraho. Haleluya. Ubugingo bw'abantu, umwuka w'abantu uri eternel, uzabaho iteka. Niba udafite uruhare rero mu bihoraho, nagira ngo nkubwire ngo uri mu gihombo. Waba warageze ku byo wagambiriye mu mwaka wa 2024, amamiliyoni washakaga warayabonye, umukobwa mwagomba gukorana ubukwe waramubonye, umuhungu mwagomba gukorana umukwe waramubonye, inzu wagombaga kubaka warayubatse, ariko niba udafite impamvu ihoraho urimo gukoraho, nongere nkubwire ngo uri mu gihombo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mureke rero tuve mu bihombo, kuko turi mu gihe cyanyuma kandi igihe gikomeye. Noneho by'umwihariko abitorero ryo mu Rwanda, ubundi Imana ivugira mu bintu bitandukanye, ivugira mu ijambo ryayo, ikavugira muri wowe muri conviction iguhaye, igatuma abahanuzi, ikaguha amayereko, ikaguha inzozi n'ibindi bitandukanye ivugisha, ariko Imana ivugira no mu bihe. Haleluya. Niba ibihe itorero ry'u Rwanda rihagazemo ntacyo bikubwira, ni ukuri kose umwuka wera gukanguri. Haleluya. Ni igihe cyo kuba umwigishwa wa Kristo, ni igihe cyo gutumbira Yesu, kuko nutaba umwigishwa wa Kristo igihe kiri imbere ntabwo uzagitambuka, kizakugora pe. Imana iduhe ubuntu. Rero Imana ishimwe ko impaye ubwo buntu bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo akorere muri iri jambo mu magambo yoroheje ndi buvuge, ariko ayakoreremo akize nk'uko yasezeranye. Yaravuze ngo hereza ijambo rye rikadukiza, rikatubuza kwinjira mu mva zacu. Ijambo rye rimanukane gukiza,
ijambo rye rimanukane guhembura umutima wari ukubiswe n'ibihe, wongere wakira imbaraga z'umwuka wera, umuriro w'Imana wongere wake mu mutima wawe, igicaniro cy'amasengesho cyake, imbaraga zo gukiranuka zize, iminyururu y'icyaha icikagurike, iminyururu y'ubwihebe n'agahinda icikagurike, indwara z'umwuka n'ubugingo n'umubiri zikire. Mwuka wera akorere muri twebwe, akorere hano hantu, aganze kugira ngo twese tumubone. Nahoze musaba ngo nanjye mubone. Nibikwa inkuru ya Zakariya ngo igihe cye cyo gukora umurimo yarakoraga cyari kigeze. Hari igihe tuba tumera nkaho twibagiye twaje gusavinga abandi cyangwa kugaburira abandi, ariko ngo Zakariya igihe cye cyo gukora umurimo kigeze ubufindo ngira ngo bumufashe, ahasubirizwa ikintu cyari bagiranye. Ariko marayika w'Imana nawe aratinyuka aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Murumva atari gutinyuka? Nyuma y'imyaka tutazi, mukecuru yabaye mukecuru, muzehe yabaye muzehe, Imana yo mwijuru ikazi gatinyuka akavuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Ndibaza iyo mbaza karene kubaza ngo ukuhe kuko umuntu aba yarasengeye byinshi, yarategereje byinshi, ariko Imana y'imbabazi iramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Ubwo rero Imana ikugenderera nanjye ntigire guti ninsige. Haleluya. Duhure n'Imana muri uyu mugoroba kandi Imana ibaha umugisha. Nejejwe cyane n'iyi teme kandi ndahamya ko mwayungukiyemo kandi mukomeza kuyungukiramo. Iyi ni teme iva mu mutima ushaka Imana, kuko hari izindi teme z'ibitangaza zafata zashyikira za Imana ishimwe rero kuri iyi teme. Urubyiruko rwaduteguriye, Mwuka w'Imana uko yabahumekeye bakozi b'Imana, ngo urubyiruko cyangwa se youth after God's heart, mu gifaransa tukibwira hari ngo la jeunesse selon le cœur de Dieu. Mu kinyarwanda uko tubikura muri uriya murongo ni umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana iwuduhe yo kabyara. Haleluya. Twese tuwuzure uyu mutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu ni umutima Imana idashobora kwirengagiza, uyu ni umutima Imana idashobora gucaho, uyu ni umutima ukurura Imana. Haleluya. Nubwo ari yiwuduha ariko iranawukurikira ikazi kabana natwe. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli rero haravuga uyu mugabo nyine bavuzeho iri jambo Dawidi nk'uko tumuzi. Igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 18 haravuga ngo umuhungu umwe aramusubiza ati, murabizi Sawuli yari yageze akaga ko gukomeza kuba ku ngoma kandi yarambuye ingoma. Kuba mu bintu Imana yagukuyeho nuko biburiramwe amahoro. Nakaga yari mu kaga ko gukomeza kuyobora kandi Imana yaramwambuye ingoma. Hanyuma rero agaterwa n'imyuka mibi, akabura amahoro kandi ari umwami. Indirimbo ntazumve, imbyino ntazumve, ibyo kurya byiza by'ubwami ntibumumare rwose, ntibimugwe neza. Hanyuma rero bamwe mu bamuzengurutse baramubwira kuno murongo wa 18 ngo umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro. Umva kakanyuma kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Tekereza ubuhamya barimo bakuvuga utanahari. Kaduha Imana icyubahiro. Ni umucuranzi w'umuhanga, murashobora kuba muhanga rwose kandi atubaha Imana. Ni umugabo w'imbaraga, umuntu ashobora kuzigira atubaha Imana. Umuntu ashobora kuba intwari tukamuririmba kandi Uwiteka atari kumwe nawe. Umuntu ashobora kuba umurwanyi akaba intwari, Afrika n'isi byose bikamuvuga. Yewe agashobora no kwitonda mu mico, murabizi ko abanyarwanda tubibasha. No mu byo avuga akajya bara amagambo kabutamwumvanaho ijambo ry'ubupfapfa, ariko Uwiteka atari kumwe nawe. Yewe nasanze n'ubwiza bw'inyuma no kwambara neza no kwisiga bijya bitera umuntu gusa nk'afite igikundiro kiraho, ariko umwihariko kuri uyu mugabo w'Imana ngo kandi Uwiteka yarari kumwe nawe. Haleluya. Tekereza ko Uwiteka yarari kumwe nawe kandi ubuzima bwe bukimeze kwa kundi. Aracyari umushumba, aracyaragiye, kandi yewe nta nubwo ari n'uw'ingenzi mu muryango w'iwabo. Murabizi ko batumiye umugaragu w'Imana yaje gutamba ibitambo nk'uko Uwiteka yamuyoboye. Murabizi ko Dawidi atari mu b'ingenzi. Murabizi ko batari bamwibutse. Murabizi ko bari kandi ariko Mana iyo umuntu yibagiranye bayibagiranye koko. Mureka tujye twirebera Imana nidutera kwibukwa aho bibaye ngombwa. Haleluya. Tekereza mwe ngo hamagara abahungu bawe bose, ariko mu bahungu be bose ntago Dawidi yahamagawemo kandi Uwiteka yarari kumwe nawe. Atahamagawe, atibutswe, aragiye, adafite ibyo twita guhirwa, ariko Uwiteka yarari kumwe nawe. Haleluya. Abifuza uyu mutima umeze nk'uko ishaka, uko Imana ishaka, n'ukuri cy'ingenzi n'uko Uwiteka bari kumwe nawe. Bifite agaciro kuruta ibindi bintu byose. Imana itugirire neza. Ntazwi, ntiyibukwa, ariko testimony irimo kuvuga kwa Sawuli barimo bavuga ngo ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Ariko ubwo bari barabibonye gute? Nyine Uwiteka yari kumwe nawe. Haleluya. Hari ibintu utavuguruza uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma rero Yesu yatubwiye ibanga, atubwira uko Uwiteka abana n'umuntu.
Haleluya. Yesu ndamukunda, amagambo yaroyoheje kugira ngo inzira yo kwera itazagira umuntu nubwo yaba umuswa ngo atazayiyoba. Yarabyohereje kugira ngo twese bize n'abatarize twese tubyumve. Haleluya. Kandi tubisingire. Imana ishimwe cyane. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 23. Haleluya. Harandyohera ku buryo mba numva najya gusoma kuva ku murongo wa 21 ariko reka twihangane dusome 23. Haleluya. Cyangwa twihangane dusome na 21. Yohana 14. Inshuti za Bibiliya, haleluya. Abayisegura batayisoma Imana irabareba. Yohana 14 kuva kuri 21. Ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. Ngo kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ngo Yuda utari Isikariyote aramubaza ati data buja bibaye bite uko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka abisi? Icyo gisubizo rero, data buja bigiye kugenda bite kugiye kwiyereka twebwe abisi ntubiyereke? Niko bimeze. Ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza wari tugumane nawe. Haleluya. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera, ntago azaririmba, ntago azabwiriza, ahubwo bikwiye gukomoka mu mutima wamukunze kuko ari wadukunze mbere. Ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza hari tugumane nawe. Ikibabaje kuri 24 aravuga ngo ariko utankunda ntitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Kimenyetso cyo kutamukunda ni ukutita ku magambo ye. Imana itugirire ubuntu. Ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza wari tugumane nawe. Muribuka Dawidi ngo kandi Uwiteka yarari kumwe nawe. Haleluya. Muri iyi si cuza umwijima Uwiteka yabana natwe. Muri iyi si datanze ibyiringiro, wowe wamubona abandi bantu bamubuze, wowe wamwumva, wowe mwararana, wowe mwagendana, wowe mwabyukana, wowe wamwumva nibihe byabaye umwijima. Haleluya. Umuntu nankunda azashishikarira. Ntituvuga ko twabibashije byose, ariko se umutima wanjye urencline ushishikariye kwitondera ibyo yavuze? Ese ubabazwa nuko wasitaye ntubyitondere? Ese umutima wawe ugirira kaga ukumva urababaye ko wahemukiye wagukunze urukundo rutarondoreka? Ibyo rero bimutera kuza we na se. Haleluya. Bakaza bakagumana natwe, hanyuma makuru akagenda hirya no hino bakajya bavuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire inshuti z'Imana, Uwiteka muri generation zose kugeza mu gihe cyacu, niba Yesu atari yagaruka no mu bihe bizakurikiraho, Uwiteka iteka agenda arambagiza mwene iyo mitima. Ayibona mu cyaro, ayibona mu mujyi, ayibona mu batunze, ayibona mu bakennye, ayibona mu bajene, ayibona mu basaza, agenda arambagiza mwene iyo mitima ishishikarira kwitondera ibyo yahamije. Akatumenya, akakumenya. Haleluya. Nubwo isi itakumenya ariko akaba yakurambagije, yakubonye. Imana ishimwe cyane. Icyama akakubona, cyama umutima wawe ukamera utyo. Haleluya. Muri iki gitero kivuga ngo nk'uko umutima w'Imana uri, abajene bashaka umutima w'Imana. Icyama Uwiteka arimo arambagiza muri iki gihe cy'umwijima, muri iki gihe ibyaha bigwiriye, muri iki gihe dushatse amafaranga kurusha uko dushaka Imana, Uwiteka akagusangana uwo mutima ushishikajwe no kumunezeza. Haleluya. Agenda yirambagiza. Uko niko yatumye Samweli mu gice cya 13 umurongo wa 14. Muri make kira gice tuvemo cya 16 bari barimo bamuvuga ngo kandi Uwiteka ari kumwe nawe, ariko Uwiteka we yaramurambagije kera. Haleluya. Yaramubonye kera. Niwe murangiye umuhanuzi n'Uwiteka, niwe murangiye ibwami kwa Sawuli. Uwiteka niwe waranze Dawidi. Haleluya. Mbega ibintu biryoshye. Muri kino gitabo cya Samweli cya mbere igice cya 13 umurongo wa 14 ngo ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Ubwo barimo barabwira Sawuli ngo Uwiteka amaze kwishakira, kwirambagiriza, kwibonera, kuzengurutsa amaso ye mu isi akavuga ati nguyu
ndamubonye. Haleluya. Ngo Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Ngo kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Haleluya. Uwo mutima bataramuvuga kwa Sawuli ngo ajye gucuranga amadayimoni ave muri Sawuli. Uwo mutima iwabo batamwibuka, adafite agaciro, nawe ubwo atazi icyo azaba cyo. Ariko mwabantu mwe, haleluya, kuba inshuti y'Imana ntibitangira umuntu yamenyekanye yabonye ibyo yashakaga. Kuba inshuti y'Imana bihera mu ibanga pfiyo ngiyo, nta muntu n'umwe uhari. Urimo wifuza kumunezeza, bimwe bigukura bikujyana hariya, ariko nawe uvuga uti ndamushaka, niwe nkurikira, ndashaka kunezeza umutima we. Isi gukurura rubyirike kujyana, ukavuga uti ariko niwe shaka. Mutima w'Imana, haleluya, nawe Imana ikakurambagiza ikakubona. Ngo niboneye umuntu, haleluya, ngo namaze kumwishakira naramurambagije ndamubona, umuntu umeze nk'uko umutima we w'Uwiteka ushaka. Uwo mutima w'Uwiteka rero arawurambagiza akawubona. Ikibabaje rero, haleluya, nuko Uwiteka ikintu yitaho nk'uko yamubwiye. Murabiza akibona umuhungu wa mbere yaravuze ati n'uyu pe, arebye igihagararo, arebye ubwiza, arebye aravuga ati n'uyu pe. Nubwo mbere Samuel ngira ngo yari yibeshye kuri kiriya kigero. Umuntu n'umuntu ashobora kwibeshya. Aravuga ati n'uyu pe, ndabona yujuje criteria yo kuba umwami, n'igihagararo nanavuga bizaba bijyanye, nanahagarara azemeza bizaba bijyanye. Hari ibintu ujye ubona ukavuga uti ndabona bijyanye. Uwiteka aramubwira ati ntumurebe igihagararo n'ubwiza, namugaye, kuko ngiye Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba, ndeba hehe? Mu mutima. Generation zose Uwiteka areba hehe? Mu mutima. Arambagiza umutima. Ikibabaje rero, ajya arambagiza umutima, umwe akawugaya rwose. Umwe yawushimye, Imana nibishimirwe, akarambagiza undi mutima akawugaya rwose, nk'uko yagaye bakuru ba Dawidi. Atanatubwiye n'icyo abagaye, ariko twaje kukibona igihe Dawidi yaragiye kurwana na Goliyati. Twarakibonye icyo yabagaye. Ntimwakibonye namwe? Ariyo magambo bavuze yari ayo kugawa pe. Ikibabaje rero nshuti z'Imana, nuko Uwiteka yareba imitima akayirambagiza, ajya nahura niyatagaye gusa, ahubwo ahura n'imitima imuteye agahinda. Uwiteka ajya ababazwa n'ibyo asanze mu mitima y'abantu. Ndimo ndavuga imitima y'abantu ubundi bari ahantu ho gukirira nkaha, ahantu hari ahantu ho kumva ijambo ry'Imana, ahantu ho guhura n'Imana, ariko imitima imwe ikamutera agahinda kuko itamenye, ititaye ku munsi wo kugendererwamo. Umuntu wese agira umunsi wo kugendererwa, ndetse urenze umwe, kuko Imana ari urukundo kandi yuzuye imbabazi. Iteka ituzanira iminsi yo kugendererwa imbere yacu. Kazana igiterane nk'iki gifite topic nk'iyi kugira ngo bikubere umunsi wo kugendererwa, bikubere umunsi wo gukanguka, bikubere umunsi wo kweguka, bikubere umunsi wo gukura amaso ku bitagira umumaro, uyerekeze ku bifite umumaro. Iteka Data acisha umunsi wo kugendererwa imbere yacu. Kimwe rero mu bimutera agahinda ni igihe umutima uhawe ayo mahirwe, ariko ayo mahirwe umutima ntuyakire. Umutima wa Data ukababara, kuko amahirwe yo kwakira ubumana ntahoraho. Araza tugasa nk'abayatakaje kubw'ubuntu bw'Imana, rimwe akagaruka. Ariko hari n'abacu bavuye muri uyu mubiri batayahawe, atabagarukiye, ariko yari yarabaciye imbere kugira ngo, kuko Imana ikiranuka, itazacira umuntu urubanza imurenganya. Igihe kimwe rero umwami Yesu yavuze kuri Yerusalemu muri Matayo 23:37. Matayo 23:37 ngo Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Uko nuko utamenya igihe cyo kugendererwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe, ni kangahe nshaka kukubera Imana, ni kangahe nshaka kukwigisha inzira zanjye, ni kangahe nshaka kugira ngo rekura ibyawe uze mu byanjye, nibyo bifite security, nibyo bizima. Ngewe ndi tangiriro nkaba n'iherezo, nzi ibya none nzi n'ibizaza, ariko avuga uti oya ninjye ubizi, ndabona ibi ngibi ari byo bifitiye umumaro. Ni kangahe nshaka kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abana bayo, nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo, ariko ntunkundire. Umuntu ni ikiremwa gitangaje ku buryo ashobora kudakundira umuremyi we, kwangira uwamuremye, kandi uwamuremye ntamufate ku ngufu, kuko yamuremye mu ishusho ye, amuremana ubushake bw'amahitamo kugira ngo arazaramye Imana byishakiye. Umutima wawe n'uwanjye Data ntukamutera agahinda. Uhinduka umutima Data yishimiye, uhinduka umutima Data arambagiza akavuga ati nabonye umuntu
mbonye umuhungu, mbonye umukobwa ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ashobora no kuvuga nk'uko yavuze kuri rya torero ryo mu Byahishuwe akavuga ngo ufite intege nke. Nubwo ufite intege nke ariko ndashyira imbere urugi rukinguye, kuko ufite intege nke ariko ninjye urimo gushaka. Haleluya. Umugore wo muri Yohana igice cya 4 turaza kumugarukaho dusoza, yamenye igihe cye cyo kugendererwa. Haleluya. Kuko ari amahirwe yo guhura n'umwami yashoboraga kumucika, ariko amenye icyo asaba kandi aragihabwa. Tugaruke rero kuri uyu mutima, nshuti z'Imana. Uyu mutima mu Kinyarwanda batubwiye ngo ni umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu mutima nta kindi kintu kiwushishikaje, urashaka nawo umutima w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo tugize umugisha umwuka wera agatera imbuto mu mitima yacu, ibintu byose hari ukuntu byamburwa agaciro. Ibyakuryoheraga ugasigara ubifashe nk'ibisanzwe, ibyagushishikazaga, sinzi niba mfite umuhamya muri ino nzu, ukabona shishikazwaga n'ibintu, ufite ibintu bigushishikaza, ukajya wumva nubigeraho, nubishyikira, nugerayo, nujyaho hano, nuhura n'uriya muntu, ukumva nicyo ubereyeho. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, umwuka wera yasanga umutima wawe, ukumva icyo ushaka ni umutima wa Yesu, kumenya ibirimo, kumenya ibyo gushakaho, kumenya icyo ubereyeho, ukumva nicyo kintu gifite agaciro. Ibyo bintu biraryoshye kuko bitumaramo undi muhindo wose, by'isi nibiba bikigufata. Abatabizi rero bagira ngo twanze ubuzima, bakagira ngo ibintu byarabishye, ahubwo twarabukunze, ahubwo twahuye n'impamvu nyamukuru umuntu akwiriye kuberaho no gupfira. Haleluya. Umugaragu w'Imana Paulo yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Ni inyungu se kubera iki? Ndamusanga. Niba nyongeye iminsi yo kuba hose ndamukorera, ndamuvuga. Haleluya. Abo bantu rero barakenewe muri iki gihe cyanyuma cy'umwijima. Nibo bonyine batazagira ikibasha kubazirika. Ariko uwo mutima nutawugeraho, amafaranga yonyine azakuzimya, umugore akuzimye, umugabo wishakiye akuzimye, umwana wabyaye akuzimye, amafaranga washatse ukayaruhira n'uyahabwa akuzimye nabwo, ubukene bukuzimye, gupfusha bikuzimye, indwara, buri kintu cyose cyo mu isi utapfuye kuri cyo gifite imbaraga zo kukuzimya. Niyo mpamvu Yesu yatinyutse, ariko Yesu ni mwiza kandi aratinyuka. Yaratinyutse aravuga ngo umuntu ushaka kunkurikira niyiyange. Uzi kwiyanga? Nukwanga ubuzima bwawe n'amagara yawe, Yesu akaza akabiruta. Aravuga ngo ntibishoboka ko umuntu yaba umwigishwa wanjye atankunda kuruta ko akunda se, akunda nyina. Ayiwe, kuko yarabizi ko Yesu nataba uwa mbere, ibyo byose byari byiza bibitswemo, Satani yabikoreramo bikagutandukanya n'uwagukunze, bikagukonjesha, bikakuzimya. Mpano nziza zari muri wowe tukazibura, umumaro wari ufitiye abera tukawubura. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ari kumwe natwe kugira ngo adushoboze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umutima umeze nk'uko Imana ishaka, nta kindi ushaka. Urashaka nyine umutima w'Imana, urashaka kumenya ibiwurimo. Haleluya. Kandi uyu mutima utera Imana ibyishimo. Uyu mutima ni wo wari mu mwami wacu Yesu Kristo. Nubwo twavugaga Dawidi, ariko murabizi ko yaranzwe n'intege nke, kandi iyo Dawidi ataza kugira intege nke, ngira ngo yari kuba hagije, Yesu ntiyari kuza. Ariko yaba Dawidi, yaba umukiranutsi no wakiranutse mu gihe cye, yaba Yobu, yaba bose bagiye barangwa n'intege nke nkuko we nanjye tuzifitiye. Ariko haje Yesu wageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe, ariko ntiyakora icyaha. Nta kintu kimwe adusaba atabayemo. Yambaye umubiri, yababarijwe mu mubiri, ageragerezwa mu mubiri. Ngo arataka cyane, mu Heburayo haravuga ngo arataka cyane, ngo yinginga cyane, asenga ngo yumvirwa, ngo kubwo kumvira kwe. Haleluya. Uwo mutima unezeza Imana. Imana yahamije Yesu mu mubatizo, imuhamya kuri wa musozi wo guhindurirwamo. Reka nkoresha hano mu mubatizo muri Matayo 17. Matayo 3:17. Ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Ndatekereza ko nta kintu gifite agaciro nk'iki ngiki ku bantu barimo bifuza umutima w'Imana, ku bantu barimo bifuza n'umutima mwavuze muri iyi topic y'igiterane. Nta kintu gifite agaciro nko kwishimirwa n'Imana. Ntacyo ndababwiza ukuri. Nta kintu kirimo umutekano na security n'amahoro no kunyurwa n'ubushizi bw'amanga nk'umutima wishimiwe n'Imana. Data aramuhamya ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Nshuti z'Imana, twese Imana iradukunda,
n'abatarakizwa irabakunda kandi irabashaka, irashaka ko bava mu byaha. Ariko si ubuzima bwacu, ubuzima bwanjye nawe data yabuvugaho ko abwishimira. Twongere twumve neza hano hantu. Data aramuhamije aravuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda, agerekaho ngo nkamwishimira. Ni ukuri data aradukunda. Urukundo rwe rwagaragaye ku musaraba atanga umwana we w'ikinege. Urukundo rwe rwagaragaye kuva mu gitabo cy'itangiriro. Umwana w'umuntu agitandukanywa n'Imana, umugambi w'Imana wo kugira ngo amucungure azongera amubone. Ako kanya yahise avuga ibyo gucungurwa, ahita avuga n'iby'urubyaro rw'umugore ari we Yesu Kristo uzatsinda Satani akamumenagura umutwe. Yahise avuga ibyo gucungurwa umuntu akigomera Imana. Urwo ni urukundo rw'Imana rutangaje. Kandi iyo tugeze mu byahishuwe tubona ibyo twatakaje mwitangiro bizongera bikabaho byuzuye. Haleluya. Abamarayika babifitiye amatsiko, barimo barareba bari abantu baguzwe amaraso ya Yesu. Nukuri data aradukunda, ibyo si ibyo gushidikanywaho. Ariko ageze kuri Yesu aravuga ngo uyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. None ikibazo cyanjye nawe nshuti y'Imana, ko adukunda ariko yitegereje ubuzima bwawe n'ubwanjye, yagerekaho ngo ndamwishimiye. Nishimiye uko abayeho, nishimiye amahitamo ye, nishimiye ubuzima bwe bwahagaragara, nejejwe n'ubuzima bwe bwo mwibanga. Wasubije umutima wawe, wavuganye nawo. Haleluya. Mu rwandiko rw'Abaheburayo kiriya gice kibamo intwari zo kwizera, igice cya 11 ku murongo wa 16 haravuze ngo data ntakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Kubera iki? Barebye ibya hano ku isi babisumbi ibyo mu ijuru babikiwe, bisumbi ibyo bafite aha ngaha. Haleluya. Barungurutse umudugudu babikiwe ubatera kuwifuza cyane. Hejuru gato ya 16 baravuga ngo bari bafite uburyo bwo gusubira aho bavuye, bari bafite uburyo bwo gusubira mu byaha, bari bafite uburyo bwo gusubira mu buzima bwo kutizera. Ariko barebye umudugudu babikiwe ubatera gusuzugura aho ngaho no kudasubira. Ngo hanyuma data nawe ngo ntiyakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Haleluya. Iyo nsomye umurongo njya nibwira mu mutima ngo niba data adakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, izo ntwari zo kwizera, ni ukuvuga ngo hari abandi bana b'Imana Imana ikunda, ishaka, yatanzeho byinshi, ariko ishobora rimwe na rimwe gukorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Kavuga uti Hortense n'iminsi tumaze tugendana, nibyo namushoyemo n'ubuntu namutanzeho, nkozwe n'isoni kiragiye uko kitambutsemo. Ibyo bintu ni ukuri. Imana ivuga kuri Salomo yaravuze ngo kandi Imana yaramwiyeretse aka kabiri. Murumva icyo ibyo bintu bivuga? Ni ukuvuga ngo Imana yamuhaye ubuntu butangaje, ngo yamwiretse aka kabiri. Muri make si wari ukwiye kujya mu bigirwamana, si wari ukwiriye gutwarwa umutima n'abagore benshi, si wari ukwiye kurongora n'abagore benshi, ko cyaraziraga ku mwami burya byari bibujijwe. Haleluya. Haleluya. Imana igiye kubabazwa ibivuga iravuga ngo kandi Salomo ngo Imana yaramwiyeretse aka kabiri. Ubuntu bw'Imana bwose Imana yashoye mu buzima bwacu burakonta, bufite umumaro, hari icyo yari itegereje ko twabubyazamo. Haleluya. Kuko umuntu ugendanye n'umuntu igihe kirekire n'undi muntu ugendanye n'umuntu igihe kigufiya ntago baziranye kimwe. Niba ubanye n'inshuti y'umumara imyaka 10-15, iyo nshuti itekereza ko hari ukuntu wayibonye, wabonye ubwizerwe bwayo, wabonye aho yagutambukije, wabonye ubuntu yaguhaye, wabonye amarira yaguhanaguye, wabonye ubuntu yagusukiye mu ngorane, wabonanye nawe igihe kirekire. Haleluya. Icyo rero si igishoro cy'ubusa. Haleluya. Imana itugirire imbabazi. Ura murongo wa 16 mu Heburayo 11 bavuga ngo ariko none barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana kuko yagiye kubona, ibona ibyo yo Imana yagize iby'ingenzi, nabo barabifashe baba ari byo bagira iby'ingenzi. Haleluya. Uzirera Imana yirebye igasanga ibyo yisi by'umumaro, ngewe byisi by'umumaro muke, ibyo yisi by'umumaro muke yajya kubona ikabona nibyo nshishikariye. Yaravuga ati ndamukunda ariko nkojeje isoni. Naramwiyeretse aka kabiri, naramusanze mu nzozi, yarumvise ijambo ry'Imana muri Vivante, amaze imyaka yiga ijambo ry'Imana, naramusutseho bwa buntu, yarumvise ijambo ryanjye, abizi ko ntabeshya, abizi ko ndi uwo kwizerwa, nubwo inzira ze zitandukanye n'izacu. Ni uwo kwizerwa, yabisubije nk'uko nabisabye,
nuwo kwizerwa yabisubije mu buryo bwe butandukanye n'ubwo nasabye. Haleluya. Niyo kwizerwa yavuze yego, niyo kwizerwa yatwihoreye. Igikwihorera ukumva ukuntu bimeze. Yobu yaravuze ngo rishakira iburyo ntayibone, yagaruka ibumoso naho ntayibone. Ariko niyo kwizerwa. Ariko Imana y'imbabazi ntishobora kukurekera muri ayo. Igitondo kimwe Yobu yaravuze ngo nari narakumvise, none ndakubonye. Haleluya. Arongera avuga ngo urumara no kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Arongera avuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzakubona njye ubwanjye, amaso yanjye azakubona saa yundi. Haleluya. Ntago yazanywe no kukubabaza no kugutera gushinyiriza, yazanywe no kuguha ubuzima bwe, ngo mu gihe cyo gushinyiriza ntushinyirize, uramye Imana, uhimbaza Imana nka Paulo na Sila muri gereza. Ntago Yesu yazanywe no kudutera igipindi, muri we harimo ubuzima isi idashobora gutanga. Haleluya. Igihe Paulo na Sila baririmbaga muri gereza, ntago byari ikinyabupfura cya kinyarwanda, bari bafite ubuzima bwo kuramya bwari bubarimo. Haleluya. Imana yabo barayumvaga mu nkoni, mu miburo, Imana yabo barayumvaga. Ntabwo Imana yagusabye kwihangana bya kinyarwanda kuko ntibyakumaza kabiri. Ahubwo yaragusabye ngo wemere umwuka wera yuzure muri wowe, hanyuma imbuto ye yo kwihangana, haleluya, ikorere muri we umunezero w'agakiza, ibyishimo by'umwuka wera bikuzure n'igihe ibinezeza bidahari. Reka tumuhe icyubahiro ko atadusize twenyine. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo icyabakiza nuko nagenda, kuko nigenda nzabohereza undi mufasha umeze nkanjye, uwazabana namwe. Haleluya. Ntago muzasigara nk'imfubyi. Imana itugirire neza. Amen. Yesu rero nshuti z'Imana atubereye icyitegererezo kizima cy'uyu mutima turimo tuvuga, uyu mutima data yishimiye, uyu mutima ushaka umutima wa data, uyu mutima wigana data. Yesu atubereye icyitegererezo cyiza. Muri Yohana igice cya 5:19. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Icyampa uyu munsi ukegura Bibiliya yawe, umwuka wera akakuzuza inyota, ugahinduka inshuti y'ijambo ry'Imana. Uzunguka, uzanyurwa, uzaryoherwa, uzabyibuha mu muntu wawe w'imbere, uzatura hejuru y'ibihe. Yohana 5:19 ngo Yesu arabasubiza ati nukuri 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 ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Muribuka umutima turiho, umutima data arambagiza, haleluya, akawishimira, umutima umeze nk'uko Imana ishaka, kandi uwo mutima urangwa nawo no gushaka ikiri mu mutima w'Imana. Yesu rero tubereye icyitegererezo cyiza cyiza cy'umutima data yishimiye, umutima ushaka umutima wa data, kandi umutima wigana se, umutima wigana data. Ngo Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora. Hitureba muri porogaramu zawe na za agenda zawe, izo ukora abantu bahari cyangwa badahari, ukombaho nawe wibwire, wiringanize n'uyu murongo, twiringanize nawo turebe ngo ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora. Ngiye hari igihe nkora ibintu data atakora, ngo kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Hari igihe mvuga ibintu Yesu atavuga. Nawe nukomeze nkanjye, reka tugaruke. Haleluya. Ntacyo umwana abasha gukora ubwe, uwo ni umutima data yishimira, uwo ni umutima ushaka ikiri mu mutima wa data. Nta zindi agenda, nta zindi gahunda, nta zindi programu. Ibyo data ashaka nibyo ashaka, ibyo data akora nibyo akora, ibyo se avuga nibyo avuga, nibyo areberaho buri munsi. Ngo ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Nanone tujye muri Yohana 17:4. Haleluya. Ngo nakubahishije mu isi, nagize gute? Arimo ararangiza urugendo, arenda gutaha kwa papa. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Bibiliya y'Ikinyarwanda yadushyiremo kuko, ariko version nyinshi iyi kuko ntibamo. Nakubahishije mu isi, narangije umurimo wampaye gukora. Kuko nasanze umuntu ashobora kurangiza umurimo ariko atarawubahirishijemo data. Dushobora kurangiza inshingano
ariko tutarubahirije data. Ariko umva Yesu ko avuze nakubahishije mu isi nabayeho nezeza umutima wawe, nakubahishije mu isi. Uyu mugoroba icyo umwami Imana yashyize mu mutima wanjye ngambiriye ni ukuguteza iyi nyota, inyota yo kwifuza uriya mutima kugushyira mu inyota, hanyuma Mwuka Wera akayikoreramo, none ukitegurira aho biva, ukihuza n'aho biva, umutima ukangukire kugira iyi nyota. Nakubahishije mu isi, nakubahishije mu bugore bwanjye, nakubahishije mu bubyeyi bwanjye, nakubahishije ndi umucuruzi, nakubahishije ndi umukozi wo mu rugo, nakubahishije ndi umuzamu, nakubahishije ndi umwarimu, nakubahishije mu bavandimwe, nakubahishije aho mvuka, ese nakubahishije aho nshaka, nakubahishije nkennye, nakubahishije nakize, nakubahishije abantu bankomeye amashyi, nakubahishije banteye amabuye, nakubahishije mu isi, kandi ibyo wansabye gukora sinabiciriyemo hagati. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Narangije umurimo nagombaga gukora. Nakubahishije mu isi, narangije umurimo nagombaga gukora. Reka dusabe ubuntu, tumusabe ubuntu. Ibi ntibishoboka mu muntu ubuntu, Mwuka Wera muri twebwe niwe bidushoboza. Reka umubwire ngo mu buzima bukubahisha, abantu badahari, mu bihe byiza, mu bihe bigoye, Mwuka Wera turagusaba ubwo buzima twese ko turi muri iyi nzu. Mwuka Wera twuzuze izi imbaraga, tukubahishe mu myaka udutije, tukubahishe kugeza tuvuye muri uyu mubiri, tukubahishe kugeza mu masaziro, tukubahishe ibihe byadukanuriye, tukubahishe ibihe byaduhiriye, tukubahishe mwana. Tube muri ubu buzima nk'ubwo Yesu yabayemo. Ntacyo nkora ntabonanye data, ntacyo mvuga ntumvanye data, ntacyo nabamo data atabamo. Nakubahishije mu isi, kandi tumwubahishe bitaragahararo. Abarokore bose bajya bagira iminsi yo gukunda Imana, bajya bagira iminsi yo gusenga, bajya bagira iminsi y'ububyutse, ariko guhozaho nuko abigishwa b'ukuri ba Yesu. Nakubahishije mu isi, narangije, narakomeje, narangije umurimo wampaye gukora, ndakomeje. Mwuka Wera ngwino wuzure muri iyi nzu, ngwino wuzure ubuzima bwacu, ngwino wuzure ubuzima bw'aba basore bakiri batoya, ngwino wuzure ubuzima bw'aba bakobwa bakiri batoya. Urugendo ruracyari rurerure, ngwino twuzure natwe abakuze. Urugendo ni rurerure, hamwe hari imisozi, ahandi hari amataba. Ngwino twuzure, tukubahishe mwana, tukubahishe mwana, tukubahishe dushaka amafaranga, tukubahishe dusinya impapuro, tukubahishe mwami w'abana. Nta bantu bahari, twiherereye. Mwuka Wera suka ubwo buzima muri twebwe. Ubu buzima nk'ubwo Yesu yarabayemo nshuti y'Imana ntago bushobokera umuntu ubuntu, ntago bwashobokera, si ingamba, si ikinyabupfura, si discipline, ni igitangaza cy'ubumana muri twe. Nk'uko Umwuka Wera yakwemeje ibyaha, ukihana, ukizera Yesu wapfuye ku musaraba igorogota utari uhari, icyo gitangaza cy'ubumana cyaguhinduye kuba umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ni nacyo gitangaza cy'ubumana gikoreka muri wowe. Umwuka Wera akazana ubu buzima muri wowe, si discipline, si ikinyabupfura, si uburere bwiza, ni ubumana muri twe, ni igitangaza cy'ubumana muri twe. Inshingano yawe tuzayivugaho ku munsi w'ejo, nuko ugomba kuba nyine aho bibera, nuko ugomba guhagarara aho umuntu ahurira nabyo. Haleluya. Nari mvuze ngo ubuzima nk'ubu Yesu yarabayemo ntago bushobokera umuntu usanzwe, ariko kwita kuri ubwo buzima nkuko turimo kwiga ijambo ry'Imana uyu mwanya tubyitayeho bidutera kubwifuza cyane. Uyu mugoroba rero kudusigamwe inyota yo kubwifuza cyane, uko dusoma ubuzima bwa Yesu bwanejeje Imana, uko tubona uyu mutima data yarebye akawushima, uko twumva aya magambo, uko twita ku buzima uko Yesu yabanye n'Imana, bikwiriye kudusigamwe inyota yo kubyifuza cyane. Haleluya. Iyi nyota itaje tuba turimo kugaburira abahaze, tuba turimo gukina,
tuba turimo gukora théâtre, niba ari ikinamico ugatambuka mu kigiterane nk'uko uzatambuka mu kindi, watambutse mu kindi bigasiga umeze nk'uko wari umeze, biragatsindwa n'Uwiteka. Niba hariho abantu bajya bata igihe, natwe abarokore tubamo. Kubera iki? Tumara amasaha menshi mu nsengero zacu, tumara amasaha menshi mu bihe byo gusenga cyangwa by'indi mirimo yose twita iy'Imana. Nkwiye kuza rero aho hantu natanze amasaha yanjye n'umwanya wanjye, kandi turababyeyi twari kuba turimo kurera abana, muri abagabo mwari kuba muri mu nshingano, muri abasore n'inkumi mwari kuba murimo kwiga cyangwa murimo gushaka iterambere ryanyu. Niba rero twafashe uwo mwanya wo kuba ku birenge bya Yesu, ntukajye uhaba uri divize, ntukajye uhaba ibice, jya uhaba wese n'umutima witeguye kuvoma, n'umutima witeguye kwakira, n'umutima witeguye guhinduka, n'umutima witeguye guhura na Yesu, kuko nibitaba ibyo uzaba wataye amasaha yawe. Wadupfushirije umwanya ubusa, natwe twagupfushirije umwanya ubusa. Haleluya, haleluya. Turavuga aya magambo yose ya Yesu kugira ngo dusigemwe inyota, inyota izatujyane mu nzira ubu buzima bunezeza Imana bubonekeramo. Haleluya. Aho ubundi twagira teme nziza nk'iyi ikavaho akazi yindi, ugakomeza mu buzima bwawe bw'akazuyaze, ugakomeza mu buzima bwawe bwo gutsikamirwa n'isi n'ibyaha n'ubwoba bw'ibihe n'ubwoba bw'ejo hazaza, ukagumana ubwo buzima bubiri nk'uko umuyobozi wa gahunda yadusengeye Donatien, ukagumana ubuzima bunezeza Imana igitondo kimwe, ubuzima bunezererwa isi ikindi gitondo, ubuzima busa n'ubw'abana b'Imana igitondo kimwe, mu kigoroba bugasa n'ubw'abana b'isi. Waba urimo gutakaza umwanya, ariko niwumva aya magambo ubwire data ngo mpinyota, ndifuza gusa nawe, ndifuza ubuzima Yesu yabayeho kuko ni njyewe yabufatiye. Haleluya. Mbibutse kandi inshuti z'Imana ko Imana itigeze itwima mwene ubwo buzima, ntago yabutwimye, yarabutanze ku buntu, yarabutanze ku buntu. Haleluya, haleluya. Imana ntiyatwimye gusa na Yesu, ntiyatwimye n'umwuka wayo. Haleluya. Nongera kubwira ngo wibika ku buzima bwo kunezeza Imana butabaho naturellement, ikibuduhesha data ntiyakitwimye. Mu Bagalatiya 4:6, uwabyawe n'Imana wese, uw'umwana w'Imana wese afite umwuka w'Imana muri we. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo tutabaye inshuti z'ijambo ry'Imana, tujya tugira ngo byahawe bamwe bahagaze imbere yacu batuyoboye, ab'impano z'Imana zamaze kugaragaraho, tukajya tugira ngo byahawe bamwe, ariko byahawe abana b'Imana twese. Umwuka w'Imana ari imbere muri twe. Haleluya. Muri make ikigushoboza bwa buzima waragihawe. Abagalatiya 4:6 ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Umwuka w'Imana sinjya kumuvoma no kumurahura ahandi, ahubwo twese babaye abana b'Imana yaramuduhaye. Data yohereje umwuka w'umwana we mu mitima yacu. Ariko bantu b'Imana, yewe nitwimenye kweri, turi ubwoko butimenye. Kandi kuko muri abana bayo, uri umwana w'Imana uri hano, ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Umwuka wa Yesu uri muri twe, umwuka w'Imana uri imbere mu bahindutse abana b'Imana twese. Muri make ikigushoboza ubuzima Yesu yabayeho waragihawe. Ntujya kukivoma kure, ntunakimvomaho yewe. Ashwi, ngewe shobora kuza gutyaza icyo wahawe, ariko ngiye singira imbaraga zo kukirema muri wowe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo yabo wateye imbuto ari we, yabo wavomereye ari Apolosi, bose ntacyo bamaze hataje ukuza. Iyo ni Imana ifite umwihariko. Haleluya, haleluya. Mbabwire inshuti z'Imana, iyo umuntu ashaka ubumenyi runaka, agana ahubwo bumenyi butangirwa. Siko bimeze? Iyo umuntu ashaka kwihugura mu kintu, ajyaho amahugurwa abera. Iyo umuntu ashaka kwiga ikintu runaka, ajya mu ishuri ryacyo. Ikintu cyose dushaka turahaguruka tukajya kugishaka, kandi mu byo dushaka harimo ibifata umwanya, harimo ibitinda, harimo ibimara igihe. Uragenda ukajyayo, ukicara aho bibera,
ukagenda ubyakira. Niyo mpamvu ushobora kwinjira mu ishuri utari umuganga, ariko nyuma y'imyaka 7, nyuma y'imyaka 6, nyuma y'imyaka ingahe ugasohoka uri umuganga. Ukinjira mu ishuri utari umunyamategeko, utari umwavoka, ariko ugasohoka uri umwavoka uburanira abantu kuko hamaze igihe, hanyuma ibyaho birakwinjira ubyumva n'umutima wose, kuko utabyumva n'umutima wose wari gutsindwa, ntusohoka nibyo wagiye gushaka. Hanyuma twagera muri uru rugendo tukumva ko gutungurira mutima byo bizikora. Hari umuntu unyumvise? Byo bizikora, byo bizizana, binyishyiremo, byikore, ngira ubuzima bunejeje Imana, byikora. Mwuka Wera yarampinduye nka robo, ntatekereza, ntahitamo, ntagana aho bibera, ahubwo njyana. Niko kuri? Iyo umuntu rero inshuti z'Imana ashaka gusa na Yesu, amubera umwigishwa. Aremera Yesu akaba umwigisha, hanyuma natwe tukicara tukigishwa na Yesu. Haleluya. Buriya buzima nubwo abigishwa ba Yesu gusa. Ubu buzima bajene murimo muvuga nubwo abigishwa ba Yesu gusa. Kandi nasanze mu nzu y'Imana tuzahorana abaforowazi ba Yesu, tuzahorana n'abigishwa. Niko biri. Umwigishwa nge simuha inyota, icyo akora Umwuka Wera namutera inyota, azicara yigishwe n'umwami. Haleluya. Haleluya. Yesu yahindukira abantu igihe kimwe aravuga ngo ndabizi icyabazanye nuko nabahaye imigati ku munsi w'ejo. Abo ngabo bazahoraho, ariko abo ngabo mu cyumba cyo hejuru cyo gutegereza ntago baba bahari. Ntago baba bahari kuko ibintu biba byakomeye, Yesu yapfuye, ibintu byabaye ukundi. Hanyuma igihe cyo kuzuza Umwuka Wera ntago baba bahari kuko ibyabagenzaga byararangiye. Ariko Imana ishimwe ko yohereza ijambo ryayo. Haleluya. Mugaragu w'Imana Paulo yatubwiye ngo ubutumwa bwiza ntago bumukoze isoni kuko n'imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Ahara kubw'imbabazi z'Imana. Niba dukundira n'abazanwa n'imitsima bakagumya bakumva ijambo ry'Imana, ikibazo nuko iyo wiyemeje kutaryumva utaryumva. Umutima w'umuntu urigenga ku kigero gitangaje, ku buryo ushobora kwicara hano kandi ntuwumve. Kafatira mugore agize no kuba biri byuya buri mwanya, agize no gusakuza. Subundi buri yari wiya niwe babonye. Umutima w'umuntu urigenga, urigenga we, urigenga. Urigenga. Turavuga Imana y'ibitangaza, turavuga Imana itabara, turavuga Imana irengera abera, ariko mu mutima w'umuntu urigenga ku kigero yanga gutegereza Imana, akavuga ati reka umuntu wese agomba kwirwanaho, ngomba gushaka n'inzaratsi, ndahari ndaririmba ariko nazo sinzi siga. Umugabo w'iki gihe wamushobozwa n'iki kandi uraririmba urazamura amaboko. Umugabo w'iki gihe wamushobozwa n'iki, nzajya ndirimba ariko nzaca naho hano. Umutima w'umuntu urigenga. Mwami tugirira imbabazi we, tugirira imbabazi amaso yacu ahumuke, tugirira imbabazi imitima yacu twikururwe, tugirira imbabazi udukureho ibinyoma bya Satani, tugirira imbabazi Mwami w'aba. Ubutumwa bwiza bubona umwanya mu mitima yacu. Umutima w'umuntu urigenga. Wari wazanywe no gushaka amafaranga gusa, imirongo itavuga ku mafaranga ntuyimubwire. Haleluya. Iyo umuntu arashaka gutungurira mutima yemera kuba umwigishwa wa Yesu, akemera Yesu akamubera umwigisha. Ese wagira buriya buzima udatindana n'ubufite? Ese washaka kuba umwigishwa w'umuntu ubana nawe umubano uri superficiel, uri superficial, ucishijeho, kandi we ibye byose nta kintu kimwe yigeze yoroshya, byose abivuga ko biba cyane, byose bigomba kuba deep, tugomba kuba dushoreye imizi muri we, tugomba kuba tumukurikirana n'umutima wacu wose, nta kumukurikira igice, nta kuba umwigishwa ufashe isuku ureba inyuma. Reka da, washaka wese wa musore umwe waje kumubwira ati amategeko ngiye narayitondeye kuva nkiri umwana mutoya. Ati ibyo rwose narabyitondeye. Umuntu yiziye n'ubukire bwe, ariko Yesu areba harwaye bariho akora. Ntabwo buryo twese yadusabye ngo tugurishe ibyacu byose, ariko uriya kuko ariho hari harwaye ngo ati genda none bigurishe ubone kuza nkurikire. Nta kumukurikira igice, aratinyuka abwira abatunzi ngo nibagurishe ibyabo byose bamukurikire. Abwira umuntu wambwira ati reka data mbanze ngende njye guhamba data, aratinyuka aramubwira ngo reka bapfuye bihambira abapfu babo, wowe hindukira uzunkurikire. Aratinyuka uyu mwami w'abami. Haleluya. Ntabwo ari uko yaratubujije gushyingura abacu, ntabwo ari uko yaratubujije gutabara, ariko hari igihe umuntu atabara agaherayo.
ariko kugira ngo utabare ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Haleluya, haleluya, udatwawe nabyo. Nshuti z'Imana, rero umuntu aremera akaba umwigishwa akicara ku birenge bye. Reka ngire vuba ngane ku musozo. Twitegereje ubuzima bwa Paulo, sindi buhavuge hose. Mu Bagalatiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 11 yari arimo kuvuga 11-12 yari arimo kuvuga uko ubutumwa bwiza bumaze kumugeraho. Ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu. Ngo kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu, yaricaye ariga. Ngo kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Iyo akomeje hepfo atubwira uko iriya myaka 3 ya nyuma yo gukizwa yabayeho. Aravuga ngo niyahereye ko ngo agiye Yerusalemu kureba bamubanjirije intumwa, ngo ahubwo yagiye muri Araba na Damasco, nukuri ngo Arabia ibintu ngibyo na Damasco yararimo yigisha, ariko kandi yicaye yiga, yigishwa n'umwami. Haleluya. Arangije asohoka avuga ngo ubutumwa bwiza nahawe subwa abantu. Haleluya. Niyo mpamvu aserutse gukora, ntawavuguruje kuba intumwa kwe, ntawavuguruje ubutumwa yahawe n'Imana, kuko yafashe umwanya. Ariko ubundi byakorohuye na Yesu kuriya muri iriya yerekwa, wahita uhagurukana umuvuduko na Bibiliya ukiruka avuga uti njyewe naramubonye, nimutega amatwi mwumve, kandi utaricara ku birenge bye ngo akwigishe. Harimo abantu muri twe bashaka uriya mutima, ndahamya ko tuwufitiye inyota. Mureke twemere kuba abigishwa ba Yesu. Isi irimo iradukuruza igitugu cyinshi, iratujyana hirya no hino kugira ngo tuticara ku birenge bya Yesu. Umwanya warabuze, dushaka ibitunga umubiri, ariko nyamara Yesu yari afite uko yabigenje igihe yemera ko tugirana aya masaha 24 y'umunsi. Yarabizi ko ushobora gukoresha 8 ugashaka ibyo kurya, yarabizi ko ufite andi 8 wigengaho kareramo abana ugashakamo Yesu, byose bigahura. Yarabizi ko ufite n'andi 8 yo kuruhuka kandi bigakwirwamo. Igihe rero bidakwirwamo, no kuvuga ngo hari icyo nashyizemo imbaraga ntagombaga gushyiramo imbaraga. Sinzi niba hari umuntu nyumvise. Haleluya. Swate nagiye mu bintu byinshi ntari nkenewemo. Muri make nta muntu Imana yigeze yima umwanya wo kwicara ku birenge bya Yesu. Mu nshingano ufite uko zingana zarizo zose. Niba mbuze umwanya wo kwicara ku birenge bya Yesu, ndimo ndakora ibyo nitibye nabi. Ndimo ndajya aho ntakenewe. Ndimo nditaba ubutumire bwose kandi harahamagariye kwitaba ahantu hose. Hari umuntu nyumvise? Haleluya. Paulo afata umwanya nyamara yabonanye n'umwami, ariko afata umwanya aricara ku birenge bya Yesu arigishwa. Bari bakigira umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa, kandi ari intumwa nkeya zikwiriye gutwara ubutumwa ku isi yose. Bari bahawe umuhamagaro ukomeye, abagabo batigishijwe ariko bari bafite ubwenge bw'Imana kuko babanye na Yesu. Bahawe umurimo ubaruta ubwenge, ubaruta imbaraga, ukomeye cyane, ufite ibikangisho byinshi, ariko bahuzaga umutima bagasenga, bakicara ku birenge bya Yesu bakamugisha inama. Hanyuma byabateye kugira imbaraga kugeza bapfuye. Turashaka uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Turashaka uyu mutima unejeje Imana. Kandi bamwe turi abasore, abandi turi inkumi, abandi turimo turashakisha iterambere. Ntago byashoboka naturellement, ntago byashoboka ngo mu ngamba wagira. Ntiwakwikiza ikigare, ndakubwiza, ntiwakwikiza inyota y'umupira, ntiwakwikiza inyota y'ubusambanyi, ntiwakwikiza kureba pornography, ntiwakwikiza masturbation, ntiwakwikiza copinage y'ibyaha, boyfriend y'ibyaha, ntiwakwikiza. Ariko umuntu yegera ahaba imbaraga zikiza. Haleluya. Ntumenye igihe wahindukiye, ntumenye igihe wabereye umusore utandukanye n'abasore b'iyi generation, ntumenye igihe wabereye umukobwa utandukanye n'abakobwa bataramenya umwami, ntumenye igihe wahinduriwe, ntumenye igihe waherewe kuzinukwa, ntumenye igihe waherewe guhurwa. Icyama imitima y'abari hano twese tukaba dushaka ikiri mu mutima w'Imana, icyama tukaba tunyotewe icyo umwami atanga. Haleluya. Mana yanjye masaha ndayajyanye. Uko umugirira inyota niko uzashira inyota y'ibindi. Hari umuntu nyumvise? Uko umugirira inyota Yesu niko azakumara inyota y'ibindi. Ariko habwo tubabwira ngo mushiri inyota kandi mutarabona ikisimbura. Iyo Yesu aje tukagira inyota ya Yesu, iyi nyota y'ibindi iratakara, idushiramo. Haleluya. Yesu yasezeranye guhaza abamushaka bose, yarabisezeranye ntabeshya. Muri Matayo 5:6 aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota bakifuza umutima wishimirwa n'Imana. Hahirwa baba baje muri iki giterane ari byo basonzeye. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bazahazwa.
bazashobozwa n'Imana. Mwuka w'Imana azabikorera muri. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Ese ufite iyi nzara n'inyota byo gukiranuka? Ese bigusunikiye mu masengesho? Ese bigusunikiye kujya muri Bibiliya? Ese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka? Akaga k'ibihe bya nyuma nuko itorero se n'itorero, nuko amadini yacu yuzuyemo abantu bafite inzara n'inyota y'ikindi. Wakaba ari umuntu waje mu giterane afite inzara n'inyota yo kuzashaka, afite inzara n'inyota yo kubona umugabo, inzara n'inyota yo kubona umugore, inzara n'inyota yo kongererwa amafaranga, inzara n'inyota byo guhabwa indi nzu hejuru y'iyo afite, inzara n'inyota byo guhindurirwa imodoka. Ibyo bintu byose ntabwo ari bibi kandi data ajya biduha, ariko kubigira inzara n'inyota ni urupfu ruzatuma utagirira Yesu. Inzara n'inyota ni umutego, ni umutego utuma ubihozaho amaso kandi ntibihaza. Reka njye kuri wa mugore. Haleluya. Wongere wibaze ngo ese nza mu nzu y'Imana kubera iki? Ese ni mu giterane kubera iki? Ese amasengesho yanjye ni ukubera iki? Ese njye kwiga ijambo ry'Imana ngamije iki? Ese njya muri Bibiliya ngamije iki? Ese mfashe iminsi 3 ngamije iki? Mu masengesho yanjye ngamije iki? Turi hano kubera iki? Ufite inyota y'iki? Urashaka iki? Ese uzi impano y'Imana y'ubuntu? Ese unyotewe uwo mutima Imana yishimiye? Ngaruke kuri uyu mugore hanyuma nsoze. Yohana 4 kuva ku 10. Reka nsome nihuta. Ngo Yesu aramusubiza ati, murabizi bari bagiranye ikiganiro kirekire. Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Iyaba waruzi impano y'Imana, impano y'ubuntu, ubu buzima bwe butemba muri twe, ubu buzima buduheshura mutima dusonzeye. Iyaba waruzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Iyaba waruzi impano y'Imana ibonerwa mu butumwa bwiza, iyaba waruzi umugisha wo kwicara havugirwa ijambo ry'Imana, iyaba waruzi ubuntu wagiriwe bwo kubukizizwa muri iki gihe, nawe wakwegera Yesu ukamusaba aya mazi adakama, aya mazi y'ubugingo, ubu buzima bwagenewe abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Umugore yaraje gushaka amazi asanzwe, nkuko natwe rimwe na rimwe tumwegera dushaka ko adukemura ibibazo bisanzwe by'ubuzima bwe bituzonze bituje amahoro. Ngundi umugore amubwira ati, databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se amazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta basogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Ibisubizo data azaduhera by'ibintu by'inahangaha ntago bimara inyota, nukurura akagirirwa neza. Umunsi w'ejo numvise inkuru nziza z'umwana wagize umugisha wo kubyara, yari amaze gukuramo inshuro nyinshi. Nukuri Imana igitugira neza, ukavuga ati Imana urakoze. Arigenda umva amakuru meza mu matwi yanjye, kavuga ngo Mana urakoze, urakoze gutanga urubyaro kuramo, urakoze kukiza ziriya ndwara, urakoze kubakira uriyamo, urakoze Mwami kumukuraho kiriya kimwaro n'igisuzuguro, urakoze. Data ajya tugirira neza turi nahanga, ariko ibyo byose nibimara inyota. Umuntu arongera akayigira, kuko uwo mwana warwawe ejo arwara grippe, ejo arwara sinzi. Hari n'igihe Imana imwisubiza. Ngo umugabo mwiza wahawe tukaguherekeza dukenyeye turyohewe, hari igihe yagenda akajya mu ijuru atari uko yakoze ibyaha. Bakiranutsi barataha, inshuti z'Imana barataha, barasenze babanye n'Imana neza, bajya bataha. Ibyo dutunze byiza bijya bigenda. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubutunzi si ubwo kwiringirwa, ngo bujya bwitera amababa bukaguruka. Niyo twaba tukibifite, reka ne kuvuga n'igihe byagiye, niyo ibyo twasabye Imana twaba tugifite, n'ukuri ntibimara inyota. Ngira inshuti yanjye kandi narimubwiye ko njya mutangaho urugero, yari yatinze kubyara, ambwira ati Hortense nimbyara ngiye nkaba mfite umwana wanjye hakaba hari ikintu kizongera kumbabaza. N'umwana mwiza cyane, bukeye yarabyara. Amaze kubyara aryoherwa umwana, umwaka umwe, imyaka 2, bukeye arabyibagirwa ko yabyaye. None ubwo twahuraga tuvuga ku bindi bibazo, akambwira atari ko ye baba we tumuntu ni fake. Ntago ngewe nari nzi ko ushobora kuzongera kubabara nibyariye umwana wanjye. Ibyisi ntibigira gute, ntibimara inyota. Nibyo kwisi. Tekereza uburyo tuyikunze, ese ubundi iyo tubiboneramo amahoro yuzuye, ninde wari kuzifuza gutaha kwa data? Aratuzi. Haleluya.
Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa amazi azongera kugira inyota. Nukuri data ajya duha ibintu byiza binezeza imitima n'amarangamutima, ariko ntibyagereranywa, ntibigereranywa, ntibiri mu rwego rumwe, ntibiri mu gatebo kamwe, ntibyegeranyijwe, ntibifite aho bihuriye n'impano y'Imana y'ubuntu. Aramubwira ngo ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Haleluya! Unywera kuri Yesu ahabwa amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Dufite garanti yo kudakama, dufite garanti yo kutagira umwuma, abicara ku birenge bye, abanywera kuri we. Haleluya! Imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Basore bacu turababwira ngo mureke kuba kazuyazi, bakobwa bacu turababwira ngo nimureke kugira impu zombi kuba habiri, ariko ndababwiza ukuri mutanyweye amazi muzaguma mutyo, ariko nimwegera Yesu, haleluya, muzashira inyota y'ibindi byose bitagira umumaro, muzagira ubuzima buzima, ubuzima bwe muri twe. Ariko Imana ikwiriye icyubahiro. Urwabya rusanzwe nkatwe twavutse muri bwa buryo, bamwe twabanze kwivuruguta mu byaha. Urwabya rusanzwe rw'ibumba ruryama ntirubyuke. Imana ifata riske yo kuduha ubuzima bwayo muri twe. Haleluya! Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, avuga kuri Mwuka Wera. Ntibishoboka ko bamuhabwa, ntibanamwumva, ntibanabyumva. Marerezo mana batarabisi bari muri twe, ubu buzima tuvuga ntibabuzi, kuko badatinda ku birenge by'Umwami. Data duha inyota, data duha inyota, duha inyota tumenye impano y'ubuntu. Uko avuganye n'uyu mugore ngo yaba aruzi ugusabye amazi, Mwami duhe kukumenya maze natwe tugusabe. Ubwo buzima bwe ntibunyanyagiye. Yabwiye umugore ngo yaba aruzi ugusabye amazi, nawe uba umusabye, abitanga ku basabye. Haleluya! Imana itugire neza. Data duha inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Nta mwuma, nta gushoberwa ku bafite ubu buzima. Nubwo isi yakwihinduriza, bashobora kurira, bashobora kwihanagura amarira, bashobora kubabaraho gake, ariko amasoko bahawe abatera kudahera aho ngaho. Bameze nk'agatenesi, bakubitwa hasi ariko ntibaherayo, nk'uko Paulo yavuze. Haleluya! Reka mpaguruke dusenge itorero ry'Imana. Umwami Yesu abaha umugisha, umwami Yesu aduha inyota. Haleluya! Murabizi ko batagarukiye aho ngaho. Yesu yahise amubwira ngo databuja amakuru ayo, umugore yahise amubwira ngo databuja amakuru ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu ahita amugera ku isoko y'ikibazo. Reka Yesu agere ku isoko y'ikibazo cyawe uyu mugoroba. Yesu yahise amugera ku isoko y'ikibazo, aramubwira ngo genda uhamagara umugabo wawe, kugira ngo umugore ahabwe kwihana. Umugore ahita avuga ati nta mugabo mfite. Ati ibyo ngibyo bivuze ukuri, babandi bose no wari ufite umunsi nawe suwa. Reka dusabe Yesu atugerere ku isoko y'ikibazo. Ni igiki gituma utagira inyota? Ni igiki kigutwikire gituma ubuzima data yadufatiye tutabuhabwa? Ni igiki gituma topic nk'izi ngizi zigaruka? Ni iki gituma duhora dukangurirwa kwegera Imana kandi hari ahandi imbere twari kwegera? Yesu ni mugari, afite ubwiru bwinshi atubikiye, ariko iyo twakomeje mu bya mbere by'ibanze byo kwihana ibyaha, kwihana imirimo ipfuye, kubwirwa iby'umubatizo n'ibindi, bituma ubundi bwiru bukurikiyeho tutabugeramo, bituma andi mabanga, bituma ukundi kuguhamagara n'ukundi kugutuma n'ibindi yagombaga kukubwira. Reka muzamura amaboko umbwire ngo Yesu ngerera ku isoko y'ikibazo. Yesu ndakumenye, menye impano y'ubuntu, anje kugusaba ubuzima, menye ko butazanwa n'ikinyabupfura n'ingamba, menye ko ntabwiha, ndagusaba ubuzima, ndagusaba ubuzima. Reka nsabe Bishop adusengere. Murakoze.
reka dukomera amashyi umukozi w'Imana kubw'ijambo ryiza, kubw'ijambo ridufasha, kubw'ijambo ridukiza. Arangije neza nk'umuntu by'ukuri, nk'uko nababwiye ntangira, afite umuhamagaro wo gufasha benshi muri iyi si. Buriya iyo wamaze kubaza ikibazo umutima wawe, ubasha no kubona igisubizo. Iyo wabwiye Imana ngo Mana wandemeye iki, ijambo rifite ibisubizo. Uyu mwanya ibisubizo byinshi duhora twibaza biri mu ijambo. Dufite umwanya ungana iki kuba mu ijambo ry'Imana, kurisoma, gusenga? Tugirana dute? Reka mbabwira, bajya bavuga ngo iyo utindanye n'umudamu wawe cyangwa umudamu agatendana n'umugore, ngo bagira bate? Byendinga basa. Nawe nutindana n'Imana uzasa nayo. Yohani wa mbere 4:17 ngo kuko dusa nayo, we are like him. Mu gifrater iretere nusoma, tugomba kuba dusa nayo, kandi gusa nayo ntabwo byizana. Haleluya. Duhe Imana yacu icyubahiro kubw'amagambo twumvise. Ariko mu bintu byose byinshi bikomeye twumvise hano, buri muntu wese atanganya iki. Ariko aya magambo na Nikodemo nawe yabyibajijeho. Yabwiye Yesu ati ariko birashoboka ko nabasha gusubira mu nda ya mama? Ariko aramubwira, Yesu amubwira ati nudapfa hari ibintu tugomba gupfaho bene data. Tuvuge ngo amen. Conference narindi mweje ubundi muri Amerika ni nk'ibi umukozi w'Imana avuze. Hari ikibazo kibaza abashumba bari bateraniye aho benshi bavuye isi yose. Ni iki kiro gituma amatorero yacu tugwije abantu batari barajya mu ijuru? Ni iki kiro gituma abantu bagendana Bibiliya ariko bakayimarana imyaka myinshi bagendana mu ntoki, ijambo ririmo ritarabahinduye? Igisubizo cyagaragaye nuko ubundi Imana iravuga ngo ababyawe nayo babasha kunesha iki isi. Ese igituma tutanesha ni iki? Nuko twabaye imipfube, ntabwo twemeye gupfa ngo maze tubeho ku bwa Kristo. Tube tutakiriho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'iyaturemye. Duhe Imana yacu icyubahiro. Aya magambo rero nicyo aduhamagariye, tubane nayo, turenge ibiri hanze tureba. Nigeze kubabwira umwana twasenganaga w'umuririmbyi, ntabwo twari tukiri muri Vivante mu Kanogo. Sandra arahazi, twarahasenganiye. Icyo gihe byarangiye twagiye Rebero. Umwana arambwira ati mushumba nsengera. Nsengera iki? Ati dore inzara zivuyemo bankatiyeho amafire. Ati mbonye umwana w'umukobwa mwiza nanirwa kwihangana, mukurikiza amaso sinamenya aho imodoka iturutse, yari inyishe. Ati none n'umusaya wabyimbye, umushoferi avuyemo nkubise urushyi. Ati nicyo uriho urareba? Ndamubwira nti se iyo waje gusenga uba wumva umutima wawe by'ukuri Yesu awurimo? Ati nicyo kibazo mfite. Ati yaba yararimo simba ndeba iby'isi ngo binkurure. Mwa basore mwe nimureke dupfe mu izina rya Yesu, nimureke tubeho ku bwa Kristo. Tuzamura ibiganza twese turaha dusenga Imana. Aya magambo twumvise buri muntu wese agira icyo akuramo. Nuwuhe mwanya umarana na Yesu? Nuwuhe mwanya umara mu ijambo? Ese ni iki uha umwanya munini? Ni iki kigutwaye umwanya? Wabuze n'icyacumi cy'igihe ngo ugihe Imana? Hari igihe dutwarwa n'idini tukumva ko kurangiza inshingano, gutanga icyacumi mu rusengero nabyo ari byiza, ariko wananiwe gutanga icyacumi cy'umwanya ngo umarane n'Imana umwanya wawe. Imana ikakubura kandi waratanze n'ibyawe. Imana tubabarire.
dufate uwo mwanya dusenge. Nibinashoboka rwose abafite akanya ko kwinyagambura dufate akanya dusenge. N'ejo tuzabana n'umukozi w'Imana ariko reka uyu mugoroba nk'uko tubisabwe buri muntu wese yumva asenga. Nanjye ndarangiza nsenga ariko wisengeye nawe ubwawe. Ni wowe uzi icyo urwana nacyo, ni wowe uzi icyo urwana nacyo. Wa musore w'umutunzi bamaze kumubwira icyo gukora, kubera ko ubutunzi bwari bufashe umwanya munini mu mutima we, ibya Yesu yabivuyemo, aragenda ibyo yasabwe ntiyabikora. Ikintu kiremereye umutima wawe kizanire Yesu. Niyo mpamvu tubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange nanjye ndabaruhura. Mu byo turuhuramo hari n'ibi byadutwaye umwanya bitubuza gushaka Imana. Fata ako kanya. Twumvise amagambo akomeye, twumvise amagambo akomeye, twumvise impuguro zikomeye, ijambo ry'Imana. Ngo abantu batindanye na Yesu, ngo babasanganye ubuhanga budasanzwe, ngo bibaza amashuri bize, ngo barayabura, ngo ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Kubana na Yesu turabivanamwo ubuhanga, turabivanamwo ihishurirwa, turabivanamwo amavuta, turabivanamwo imbaraga, turabivanamwo umucyo utumurikira. Aha hanze hari umwijima mwinshi, ariko kubana na Yesu biraduha intsinzi. Ngo bazi Imana yabo, ngo bazakomera. Ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uzabasha rwose gukomera utakomejwe nayo? Uzakomezwa nayo utayiboneye umwanya ngo ibone ku mutima wawe uyikeneye? Ubutwari wagaragaza utabanye na Yesu n'ubuye byaba ari ikinyoma. Twabonye abateolojiye bakomeye ku isi ariko badafite Imana muri bo, badafite umwanya w'Imana, bihinduka siyanse nk'izindi, bihinduka abakozi bahembwa ku kwezi, ariko ibyo batransmitinga batanga ugasanga nta reme, kuko batabanye n'Imana, batabonye umwanya w'Imana. Twabonye abantu bafite ubuhanga ariko kapasite ya transmission ikanga, kubera ko nta mwuka w'Imana. Ariko kubana n'Imana biduha izindi mbaraga. Mwuka w'Imana twemerewe nk'umufasha, waraza akagoboka, aragoboka. Urakwiriye Yesu, urakwiriye. Hari abazimu bagenda bakava mu muryango wawe utarinze no guhura n'abahanuzi baguhanurira, kuko ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi ubwabo bikagufasha, bikakubohora, kuko Imana yaravuze ngo ndi kumwe nawe. Wabana nayo imigozi ikakuvaho, kubera ko umwanya munini wabanye nayo. Ukumva ikirere kino kirahambuka, ukumva Imana iraguhishurira ibintu utaruzi no mu muryango, kuko watindanye nayo. Yesu wimbo shaka ya mase holy kawera ayiloka on my head. Dawudi aravuga ngo unyize inyama y'umuntu, unyezeshe Ezobu, uzera ngo mbe nka Shere, ngo niwe umutima wanjye uzongera ukanezerwa ukishima. Muri Zaburi 51 avuga amagambo akomeye ngo mama yansamiye mu byaha, waho niho navukiye.
ntafite intambara nk'izo natwe dufite uyu munsi zo kurwana na kamere, ariko asanga Imana ariyo yabimushoboza. Oh Yesu, 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 nami Imana uri kumva. Hana bajya mu rusengero agahinda kagatura Imana, ngo na Eli ngo amufata nk'umugore wasinze, ariko aramubwira ngo umujakazi wawe ntabwo ndi igikoryi, ntabwo ndi igicucu, naje gusuka umutima imbere y'Imana yanjye, naje kumusukira agahinda. Mana data, Mana ikomeye, urumwami, igihugu cyacu gikeneye abantu basenga mu kuri no mu mwuka, gikeneye abamama, abasore, inkumi, abapapa, abashumba, bahagurutse mu mavuta, bahagurutse mu gushaka Imana, bahagurutse kuba mu ijambo, bahagurutse gushaka mu maso hawe, bahagurutse kwinginga, bahagurutse kuniha. suka w'amavuta, Yesu, Yesu, eshatemba nk'umwuzure, hore naka. Yesu maze kugenda, kugiye bari bateranye bari mu cyumba cyo hejuru, imbaraga z'amasengesho ngo zisanga Petero aho yari afungiwe, ngo marayika utabara aramanuka gutabara. Urubwo yari afunzwe, afunganywe n'abamurinda bakomeye, afunganywe n'abasirikare bamugose, afunganywe n'abari hanze abandi bacunga, ariko imbaraga zawe marayika ukomeye aramanuka, warabwira ngo Petero kwetura inkweto zawe, dore umwitero ushyireho, haguruka sohoka. Ngo umugabo yumva yari ameze nk'usinziriye, amasengesho ajya akora ibirenze imbaraga z'umuntu, ajya akingura ibyari bikinze. hore naka. Reka ijambo ryawe Data turimemo, dusenge, twezwe, uduha imbaraga zo kunesha ibigosi isi, uduha imbaraga zo kunesha ibitsikamiye isi. Mwuka we, ariho tuzabona abavugabutumwa nyabavugabutumwa, ariho tuzabona abasore bahagurutse bakwira isi yose, bamamaza izina ryawe, bahindutse nyakuri, barahinduwe n'imbaraga zawe. Yesu, reka dusubire mu magambo ngo Mwami Yesu, reka izi nyigisho dusubire mu magambo yacu, reka izi nyigisho zimpindure, mpinduke icyaremwe gishya, reka kamere zanjye zipfe, Yesu agaragare muri jye. Uhereye none, reka ibyo numvise uyu mugoroba bikomeze kumfasha muri uru rugendo, bimvane mu bwiza njya mu bundi bwiza, unkure mu bidafite umumaro. Urakoze Yesu, mukomera amashyi mu bigeragezo. Yesu